muraho neza nshuti zacu bafana abantu badukunda cyane natwe turabakunda uyu munsi turagarutse nanone tugarukanye kundi gutembera kudasanzwe uyu munsi mbajyanye ku mazi kuri beach giye kubereka ahantu heza cyane hagize ibice byangaha aho bita kuri Sura beach mazi ubundi dutemberana muze rero tugende yes aha mubona imbere yanyu aha bahita kuri Sura beach ntago turi buhagarareho ariko turahabereka gusa mugende muhareba turi mu modoka ahandi naho turagira ahantu duhagarare ariko uyu munsi murabona ko twagiriwe amahirwe kabisa dufite akazuba hari ikirere cyiza cyane turabereka umucanga wo ku nyanja ibyo bari barigize uyu munsi ni ku mucanga kabisa tugiye kujya koga urabona uyu munsi iyo reba bahereka bari abantu bashize mu mihanda nta bantu barimo kumbe biryamiye hano ku mazi twe twababuze tuza kubashaka ajyaga batubwira ngo tubereka amazi ariko ntituyagiho noneho ubu ngubu tuje tuyariho noneho tugiye kujya mu mucanga bawuboneho ku nyanja wanyawo kuri stranda kuri beach banza turi bukubitane n'abazungu bambaye uko bavutse turagowe ibyo bintu ko ushize narababonye ushize niho ndasanze rwose n'utuntu dusa urebe ukuntu abazungu barya ubuzima za weekend abanyarwanda ikibuga cya golf hano hepfo za weekend abanyarwanda bajya bagirira Rubavu tuza tubereke noneho iz'abazungu ukuntu ziba zimeze ziba zirarenze aho biba byabereye noneho umuhanda wambaye ubusa ariko muraje mureba aho abantu bari twari twababuze uzi ko tuvuye hariya hose nta bantu turi kubona mu mihanda nibaje se habaye konji byagenze gute kumbe ariko harashyushye uyu munsi kabisa turi muri 23 si mu gihe cyo kugera rwose twagira mu gihe cyo gutembera nyine abantu cya vacancy rwose 23 ni kenshi kabisa muri Norvège uyu munsi turabereka ibishanga turabereka ibintu byinshi byiza cyane kabisa abasaba mbere abasaba bambaye ubusa ntago bambaye ubusa ariko reka mbabwire abantu bahanga mu gihe kuva mu kwezi kwa 4 bakora siporo nk'abasaze ngo bari gushaka ngo samobadi ariko nabonye hari abo byanga bakatu samikaza nta kigenda so wakwambara ubusa ufite ibicece hari aho byanga kabisa hari aho byanga hariho nabonye ejo bundi uri kwinywera akabiya kuri beach noneho yarangiza yarambirwa akagatereka kunda inda yari akantu ari akameza none se ubwo wavuga ngo iki urabona ko n'ubundi karitsiye y'inyanja irimo icyatsi gikeye kabisa nako hari mu bwatsi ahantu harera ahantu ni kuri ntuza ni kuri site nziza cyane turabereka noneho reba inyanja inka zegereye rebere view inka zegereye inyanja noneho kabisa yemerewe kubabwira niba namutembereje uko bimeze urumva umerewe ute mushyitsi we retse twumva ukuntu atubwira umeze ute mushyitsi ndaryoshye ndi kubona ibyiza bitatse Norvège bayibonye si review ahantu naje kuhasura ndi jyenyine nta kamera nta cameraman tuzanye kugira ngo nitegure uno mushyitsi wanjye ndavuga ati nzamwereka iki atabonye aho yarari nambwira ati ibi ni ibisanzwe nari nsanzwe mbizi twumve oya aha niho bibera hano rero niho hahiye urumva nta handi nakubeshya ngo nzakujyana hagashya kurusha hasa neza cyane pe yes abonye impamvu twaciye ahandi nagucishije kandi n'ejo narahagucishije ngareba imisozi rero itatse Norvège reba ahangaha ni mu cyaro disi ubu ngubu ariko haratuje haratuwe ahangaha kuhatura byaba ari byiza cyane ku muntu ufite utwana dutoya
twikinira muri ibi byatsi tukiruka twikinira nta ni byiza cyane. wagira ngo ni muri Edeni cyangwa bya bishushanyo twajya tubona mu bitabo. Neza neza. Wabibonye nyine dore n'intama hari imikumbi. Hararyoshye. Ni heza cyane. None iyo umuntu ageze hano abura hajya nahareka hose ni heza. Hose ni heza kabisa wabuze ibyo uko ubigenza. Hose ni heza rwose. Ahantu narahaje ndahasuruveya ndavuga nti nzahakudora intama. Twadutama twa Yesu rwose tuduciyeho. Zirashishe koko. Ariko hari naho tugiye kugera hari imbere tuzico nyinshi. Ari nyinshi. Aha hantu rero kubera ko ari hafi y'ikibuga cy'indege abaturiste bose izi modoka baba bazikodesheje bagasura ibi bice kuko hano hani heza hose kabisa. Bakirirwa bitemberera. Neza rwose ko hareba hari n'izuba ntago wataha. Aho nzataha. Ahantu nanjye yo baje nduhuka mu mutwe. Oya nashaka kuruhuka mu mutwe ukibagirwa stress. Uri muri vacances se? Gahunda no gutemberana na Rosaline sicyo cyakuzanye cyane. Umunsi rero ndagutembereza kabisa. Nzi ibyo ukunda ibintu bijyanye n'amatungo. Ngayi ntama nazikweretse. Mukanye ndakwereka n'inka nyinshi. Menya n'ihene nzikwereka. Ihene nazo turazibona. Hano twabonye ni inuma ejo nakweretse inuma. Rero gahunda no kureba n'ahandi n'ibindi byinshi. Ariko harashyushye guys. Harashyushye kabisa. Menya nta nubwo natwe nta sama body twakoze turagira aho dukuremo imyenda pe. Urayibona utegra. Harashyushye. Ntabwo umuntu yakwambara ngo yifubike ntabwo byavamo. N'imyenda umuntu yambaye turagira aho tuyivane. Dore intama reba ziri kurisha hejuru ku musozi ziri gukora agasiporo gake ziturije. Buriya nibazibaga kabisa umuntu uzayiryaho niwe uzaba yumva ariye neza. Ese nk'ubu ziba ziri ku musozi ziba zifite aho ziri butahe cyangwa bazirekera ku musozi gutya gusa? Muri sama ari igihe baziharekera. Iyo zirushye ziraryama. Zikarisha. Wow. Nziza cyane. Iyi nayo ni indi beach. Hano ni ku ma beach gusa ni karitsiye z'ama beach. Ariko njyewe nari nzi beach imwe none nasanze hano hari nyinshi. Niyo mpamvu tugiye kubereka iya nyayo. Dore izindi ntama. Ni nyinshi. Ni umukumbi. Waberetse umucanga se noneho ntibawubonye. Dore umuntu utuye neza. Ariko reba abantu urabona izi modoka abantu ziparikiye. Abantu bashiriye kuri beach nta bantu bari mu mihanda pe. Beach zose turasanga huzuye parikingi yuzuye. Umuntu aba ahantu heza. Babibonye ariko uyu ni bubaye hatuye neza rwose. Hari abantu babaza ubwenge. Kavuga ati ntago nazasaza neza ntagiye kwibera ku mazi. Mazi ahantu hatuje hari nature. Urabona ko n'uyu muntu uri imbere kabisa ari kugenda yirebera wasanga nawe ari kugenda afotora kuko ukuntu ari kugenda gahoro aranyomboka. Hari indi bici se koko. Hano amabici atubanye menshi kabisa. Abantu bose niho baje. Bantu mwese muri kubona hari ahantu mwigeze muhaza? Muri kubona muhaza? Ngiye ndabona bisa nkaho ari ubwa kabiri maje ariko tugiye kwereka abanyarwanda n'abarundi icyo bita vacancy y'abazungu. Ku mazi burya abantu binjoyinga inyanja kabisa. Mwebwe mugirebe ikiganiro cyose mpaka kirangiye nimushaka ahubwo mushaka kudusaba tukazakora n'ikindi gihe kirambuye. Atari iminota mike turigiye kubaha wenda kuko twanga gukora ibintu birebire kujya bitabarambira ariko muraza kuza kuhakunda. Aha hantu twatembera ni sawa cyane. Mugani nanjye ndi kubona umugani wagira ngo ni paradizo kabisa. Kuhaza hari izuba hameze gutya n'ukuri pe. Ni heza.
turabereka icyo bita amazi, uburyo abantu binjoyinga vakansi barya yabo bagize iki yana. None mure no kuntu abazungu batagira isoni za kamera bo ubona batari bunatwishisha. Ni bagumeho bajye banadusapotinga kabisa. Guys, tumaze iminsi twaprodinga ibiganiro abantu bakaduha comment ngo twakoze iminota mikeya. So uyu munsi twagerageje kuyongera kandi turi kubereka ahantu heza rwose kuva gutangira kugeza turangije ikiganiro. Muramwishimye ndabiza mushu. Byishimo byanyu reba umuntu ukunda indabo rero arazigurisha ariko muri Edeni ndakubwiye. Wow. Dore hano ni muri musée. Musée ariko nabonye haparitsemo ibinuza byashaje, ibikamyo bishaje, do amapine, amamoto, se ni musée y'amamoto na bya bindi trucks bihinga, imashini zihinga cyangwa nibo babigurisha. Iyo ari ibiki adono ariko handitseho musée. So nabonye ari ibintu ntazo ko bimeze kabisa. Ahantu rwose kuhareba nko muri Edeni ubusitani n'ukuntu hatuje. Rero njyewe sinzi niba wibuka cyagiye tuvugana kuri telefone urabyibuka narakubwiye ati nagiye kugushakira nzagutembereza ariko nanjye ubwanjye nahakunze ku buryo numiwe. Ni heza cyane. Ni heza pe. Ni heza rwose ntago tuba turi kubashuka. Reba abantu batuye hano ukuntu batuye neza, ama apartment meza cyane yitegeye ahantu heza rwose. Kandi na hafi y'ibintu byose kuri airport nahe hose. Ntago ari kure. Ntago ari kure kabisa. Hano umuntu agenda hano ubona ari sawa. Ngani murebe n'inka z'umukara turabereka reba n'ibikibaya. Ajya buri inka bazita guteza isakuriya mu Kinyarwanda. Si umukara se. Irindi bara. Reka umushyitsi wacu atubwire. Oya atamuteza abantu nawe ntabyo sindabizi. Dore ahantu ni heza rukuru umuntu yahita yivuga. Umuntu yahita yivuga. Ibigori. Heza kabisa. Dore ibigori bari guhinga gahunda nukuzaza kubica babima ku buntu batabima bampa ngo ngure babinyima nzabica byanze bikunze. Ko ntago ndarambiye ko banyima ibigori ngo nibyinka intwe ntago turabana. Ibigori nibyinka. Ngo ntiby'inkara. Wow. Inka za hano zibayeho neza. Inka zaha ngaha turabereka n'ukuntu ibirayi byeze. Mu minsi iri imbere tuzatugura ibirayi ku muhanda barabisarura bakabishyira mu mifuka waza nk'ako kazu kabisi ugasanga hari umufuka w'ibirayi, amakaroti, amashu ukigurira n'amagi utiriwe ujya muri boutique. Ibintu biri organique. Umuntu muri comment ati Roseline we tubwira aho hari ibishanga yitegure mu kanya turamwereka ibishanga rwose byina. Turabereka ibishanga. Hano hantu ni heza pe. Heza cyane. Naho kuzana umuntu wawe nyine kugira ngo aruhuke mu mutwe. Stress zigabanyuke. Batuye hano rwose batuye ahantu heza. Ni heza rwose. Ndakubwiza ukuri ko nanjye nahabonye nkavuga ati ndemeye. Izindi nka dore ibirayi. Sibisi ibirayi. Ibirayi byatangiye twatangiye kubibona ariko turabona n'ibindi byinshi. Ahangaha ni iwawe birayi kabisa. Ariko mu Rwanda ntago hari ahantu yitwa iwabaraya. Buriya haba hari ibirayi. Oya. N'ibi ngibi. Ibishanga dore twatangiye kubigeraho hari inyuma sinzi ni buri bubereke. N'ubutaka kuntu buri busa umukara nyine nk'ahantu h'igishanga nabyo birashimishije. Ariko hashyushye kabisa bamaze kubira icyuya. Kabaye. Hano se nabo bahinga umuceri. Nanjye nibyo ntazi kabisa. Ntabwo mbizi nimba bahinga umuceri. Ariko ya waburara. Wabura. Twari turi kuvuga ibishanga. Ibishanga byaho ukuntu ari byiza. Ukuntu hameze nyine hararambuye ni sawa cyane kabisa. Ni sawa cyane. Ese hano ntihaba amazi menshi cyane. Amazi hano ni iwabo wayo.
hano ni iwabo w'amazi kabisa ewana arahari ku bwinshi kabisa abantu bifuzaga rwose kureba ahantu hari imirambi hameze nk'ibishanga nta kibazo ndahabereka ahangaha bacuruza amagi dore izindi nkawe n'inkoko n'iki yes aha ni mu mafamu y'abantu rwose hari amazu urabona nyine hariya hose ni mu buhinzi ni abantu baba bahinga nyine na famu ni amafamu kabisa tubereke ukuntu hano hantu hameze umuntu uhaje aruhuka mu mutwe rwose si twabeshye ahantu tuje tubazanye ku mazi yaho ntabwo ari sura stranda ni bayita stranda kabisa niho tubazanye ku bantu bazifuza no kuhasura ariko abantu bizifuza kuhasura batuye muri ibi bihugu muzatwandikire nyine tuzajya tubasubiza tuhabarangire dore ibishanga rero guys tubigezeho se nka ziriya nka nabonye buriya ni nka nyirazo buriya nta bakozi nyine bo mu ifamu baba bahari bazitaho inyana ziba zifite nyirazo urumva noneho akazizana hariya nyine zikaba zirisha hariya niho nyine ziba zirisha noneho n'amazu bazishyiramo ibiraro byazo biba biri hafi aho ngaho ariko akenshi dore ibirayi byeze guys iminsi iri imbere tuba tumeze neza iminsi iri imbere turasarura kabisa nuko tumenyereye ko iwacu umuntu ashobora kugira nk'ifamu ariko akaba afite wenda nk'abantu bamufasha kuzitaho kuko icyo kibazo mbajije abafana benshi barakitubajije abakunzi batemberana na Roseline barambajije ngo uko tweretse inka ngo abashumba bazo barihe hano rero nta nka zifite abashumba ntabwo umuntu yakwisabira akazi ko kuba umushumba ko kuzitaho se hano inka za nta mushumba zigira na nyirazo ntaziragira azishyira mu bwatsi butoshye gusa ubundi akigendera akajya gukora ibindi nko muri Edeni ni ukuri urabona ko zimereye neza hano hantu hari inka hari amatungo bayitaweho nta kibazo kiba gihari rwose so abantu ba nyirizi ino bari mu kandi kazi bashobora kuba bari gusarura ibirayi bibereye mu bindi mirimo inka ziri kurisha zibereye ahangaha nta nubwo bajya kuzicyura ziraguma ahangaha n'ejo mu gitondo ziguma aha n'ejo gutyo ziri no hafi y'amazi cyane rwose zajya gushoka amazi niba ziyakura he I don't know wenda baziha amazi baza kuziha amazi kuko njya numva bavuga ngo inka baraziha amazi ariko otherwise rwose nta kintu cya danje tubatembereza keretse icyo mudashaka ngewe rwose ibitekerezo byanyu nibyo ngenderaho njya gutegura content y'umunsi sibyo iyo mwanditse mukambye ati turashaka ibi biramfasha rwose nanjye baba bati okay reka njye kubibashakira mbibereke ubu ngubu nyine ubwo twagendera ko abantu bambye ngo barashaka kujya ku mucanga ku mazi noneho nanjye ndahavuga ntireka mbibahe ibyo bansabye kabisa ubu utaha nabwo bazambwira ati wenda twereke ibi mwigeze hari n'abantu bansabye ngo barashaka kubona abanyiraye amafamu bari guhinga bibaza se aho hantu muhingisha amasuka n'iki guys nta suka hano ndabona bahingisha keretse isuka nabonye ni isuka zazindi umuntu agura zo gukoresha muri jaride ye mu rugo ya ariko urabona ibifamu bingana gutyo wahingisha isuka ukabivamo bahingisha amamashini kaba ari hanini cyane bahingisha amamashini kabisa mbega view dore inyanja rwose abantu bansabye inyanja amazi tuyibahe rwose uyu munsi aha hantu ni heza ndakorahiye nta muntu ujya haza ngo agende arakaye inka iki izi nka uwakwirariramo uno munsi turakora icyo bita kubaha view nziza tuyibahe tuyisubiremo mpaka turayibahata kabisa
ahantu se ko hose ari heza kuva gutangira kugeza turaje ikiganiro ahubwo umenya turi bukirangize n'abakunzi bacu bakivuga ati bakomeze hanjye none nibwo mbonye ahantu twakora ikiganiro dushobora no gukora n'amasaha abiri umuntu uri kukireba ntarambirwe pe ni heza rwose pe ako gahunda no gutemberana natwe guys tubatekerejeho tuba bati ibi bintu byiza ntabwo twaje tujya kubireba twenyine reka tujye tujya na kamera abakunzi bacu nabo tubibereke ikindi kintu nabonye gitangaje ibi ni ibiraro ibi ni ibiraro by'izo nka nyine none se rega ntabwo hano hahora izuba nabemereye ko ibihe byose season zose zo muri Norvège tuzazigendanamo ubu ngubu ni hari izuba ni muri sama ntabwo buri kwira ariko hari n'igihe muri winter buzira ntibuke byose tuzajya tubibereka inka za hano ziba muri etaje ziba muri etaje none se si byo uzibonye etaje sha hano nimba hari ikintu Norvège ikizeho cyane ni ikintu cyitwa amata amata turayafite pe ku bwinshi umunyonzi nawe ari kwikorera agasiporo ke gake abamotari nabo babaye benshi dore abamotari guys bamwanzo hagati twereka abamotari singaba murabonye bakurikiranye ari benshi noneho ariko ntabwo ari ba bamotari baheka abantu ntabwo ari undi umuntu ashobora gutega ntabwo ari babandi ni moto zabo ibintu byari bibaye ni hatari bishanga ahangaha abantu bazi ahantu bahinga umuceri si biba bisa nk'ahantu bahinga umuceri ariko nkibaza kuki hano nta muceri uhari buriya impamvu hano bashobora kuba hatari umuceri yereka ko ari uko umuceri werera igihe kinini gihagije kandi hano nabonye igihe cyanyu kinini mutakigira igihe kinini hatari windi niko mbikeka kabisa kuko numva umuceri werera igihe kinini umara igihe kinini kabisa ubanza ari n'umwaka ahubwo ubanza kandi hano ikirere cyanyu ntabwo gihora ari cyiza bibuke ko mwebwe ahita haza winta niyo mpamvu yewe Imana iratanga ariko ikagenda itanga ukundi kuntu abantu iyo baza kugira ikirere gisa gutya burundu bakakigira nk'umwaka sha nibo bari kuba bagaburira isi yose pe uko guhinga bari kuhahinga kabisa bagakora ibitangaza cano ibereho kubamara amatsiko iyo mudubaza ibibazo by'amatsiko mufite natwe turahari kugira ngo tugerageze kubisubiza uko dushoboye kabisa ndabona stranda rwose turi hafi kuyigerayo imbere hano gato kabisa yego muri tayari kujya ku mazi on the beach ariko kubona parikingi abantu nari nabibabwiye gazi nti muze kubereka ahantu abantu bari mwari mwambwiye ngo abantu bari he tugenda gake birebera ibi birayi n'ibirayi ariko hano reba parikingi uburyo yuzuye mwibaze noneho abantu tugiye gusanga ku mucanga ukuntu hameze tubabwiye ko ikiganiro mwaba mwihombeye mutakirebye ngo mukirangize pe oya nibyo ntabwo badutenguha barakireba humura barakireba gusa nanone ndi kwibaza ko nari nakwepye mvuga ngo ni mu mibyizi ntaba hari mbona ariho bahara ahubwo turabigenza gute biyiziye hano bose parikingi kuyibona ntituri kotore kwere ahantu tugeze imodoka turibonye aho tuyishyira turabona ko abantu baruzuye kubona aho gushyira imodoka ni ukuyihaseseka gusa nta nubwo ari ukuyiparika none ubu rero tugiye gukora akagenda nyine tujye ku mucanga natwe twumve ukuntu ubuzima ari sawa tujye kumva ukuntu Imana igira neza abantu bari gukora urukundo se murabona bati ari mu mapenzi sha urukundo ni rwogere aha hantu rero sha ni ahantu abantu bakunda kuza benshi we ari benshi ariko nimurebe ukuntu inyuma y'ibi byatsi mubona
muri muhagera murumirwa gutyo ubona nta kintu nta kintu kibereyemo rwose umuntu yavuga ati ariko abantu bari kudutuburira batujyanye noneho mu bihuru ariko iyo uhageze urenze kariya gasozi kakagira gutangira kuba ati ye baba we ati Imana yarema noneho nimwibaze ko ahantu hose mu rugendo twakoze hari amastranda hose hari uragenda ukoze twabonye amastranda cyangwa se amabeach agera kuri 5 ariko zose narazisuye mbona ntabwo arizo nshaka kwereka abafana bacu cyangwa abakunzi bacu rata abakunzi bacu bagomba ibyiza mbahitiramo the best of the best ubwo zigiye zirutanwa narazisuye zose nziha amanota ndavuga ati iyi ngiyi niyo nziza iyi niyo nzereka abakunzi bacu barangiza bavuga ati dore irubavu aho bibera igisenyi bajyanye ku mazi irubavu aho bibera kabisa oya reka tubajyane ku mazi barebe ibyo ari byo cyo bita ngo oderi ya hose tugiye kubereka oderi ya hose ako kantu turakagaruye uziko ko kantu kahitinze sha ako no hari n'umuhumuro w'igishanga noneho cyanyacyo ibishanga biruzuye hano ibishanga biruzuye abandi bari kuvayo natwe tukajyayo tuvuga tuti twerekane ibyiza bitatse kino gihugu hano hantu hari amazi menshi kabisa ariko Imana yarabahaye bega amabici bafite bayafite ku bwinshi rero abantu mwagiye munsaba ngo nzabajyane ku mucanga ku mazi ariko nkajya mburu umwanya kubera iki imvura yarabaga iri kugwa hari umuyaga mwinshi nkavuga ati ntabwo byakunda sinzi ukuntu nabyutse uyu munsi mbona birakunze mbona hari izuba ryabyemera ko twajyayo akantu kubusa batangiye kukabona cyane nta kintu barabona bavuye mu mazi koga nta stress ariko se abantu bahangaha nta bintu byo kwifunga ngo uri kudukamera ngo twambaye ubusa ngo ikihoya ngo barambona ariko nanone ntabwo tuba twerekanye ko bambaye ubusa kuko bavuye ku mazi none se muragira ngo bambare amakositimu bari ku mazi bambaye ibijyanye n'aho bari kabisa hana kana kaje kwinjoyinga nako kabaju akangaka ni akabaju komana halo baranadusuhuza iyo duhuye kabisa umucanga twatangiye kuwukandagiramo none twatangiye noneho mu kanya no gukuramo n'izi nkweto nta kintu barabona nibahumure bagiye kubona ibyiza kabisa haka abantu b'Iburayi mwamenyereye kwihuta uri kwirukanka ute ngiye kwiruka njye narabimenyereye kubera ko speed yacu nuko tuba tumeze buri kanya tuba dufite amasaha ntarengwa kugenda nkuko igihe kigenda igihe nuko kiba ntabwo kitwemerera gukira mucanga sha turavamo impfundiko zaje noneho byagenze gute se harananiranye uragenda ikirenge kigafatwa dore ngaho ko ntangiye gutebera hano ubundi kugira bigende neza urakuramo utwo dukweto ugenda wambaye ibirenge nibwo bikorohera reka nanjye nkuremo imyenda haranshyuhanye byabikorohera ubundi utwo dusandari ukuramo ukahita wambara ibirenge nyine umuntu aradukuramo da ariko umucanga uranashyushye kukandagira mu inkweto turareba ahantu tuzisira see the view bakunzi bacu muze mwinjoyinge kamu muze narababwiye ngewe Roseline abakunzi banjye keretse icyo mutazansaba nzabakorera byose mushaka byose pe nyanja nizere ko muri kuyibona noneho kabisa aha turi ku mazi tugiye gutemberaho tubereka kabisa nizere ko muri kureba inyanja si
mushyitsi ko wacecetse ko uyu mucanga ndi kuwukandagiramo ngahita numva ni nk'akamasaje ni akamasaje keza k'ibirenge n'ukuntu ejo twatembereye byahatari n'amaguru turava hano dukize rwose ibirenge umucanga urabidukandira niyo mpamvu abazungu baturusha kwinjoyinga ubuzima kabisa baba bafite n'ibintu byinshi byo guhera mwebwe noneho bakunzi bacu mwatubazaga ngo ko nta bantu tubona mumugira ngo kire tubasanza ni hano wabibereye kandi ni mu mibyizi ntabwo ari muri weekend ni mu mibyizi kabisa ariko turi muri summer time akenshi abantu b'inanga nabonye muri summer bafata vacancy kabisa ariko abantu bahanga murabona ko ari n'abasaza baba nta kazi urabona akazi bagakora rya ariko bakarangije bariruhiye kwiruhukira bakarya yama beach yose twaciyeho ko ari ama beach 5 hari huzuye nta parikingi ihari hari huzuye kabisa ubwo se murabona atari byiza ibintu mutubwire uko mubibona reba abandi baza ku mazi ukuntu baba bambaye ariko nyine akantu kacu k'umuco nyarwanda twe ntabwo tujya twiburira ntabwo ibi byakunda kuri twebwe oya byakunda ariko si byo ni ibiki utazajya ituzana ngaho twereke urugero ntibareba se ko nanjye ariko nambaye bereke nanjye nuko simubona rata nabonye mu gakanzu kanjye keza kasama nagiye ku mazi n'agakanzu kasama simubibona ubuzima ni bwiza shad muze tujye turi ubuzima ku mazi abana aho ngaho bari kwikinira kavore bana bikinira vore sha ariko kwigiye nagendeye wa mubiri wasama byo numva bakora ko nta numwe nabonye ufite nuko byaranze twese byaranze urarya udufoto nawe hari hepfo mbona abasheri bari kurya udufoto none ubwo wahava utari udufoto kwifotoza hano ntago wava nta gafoto nta foto nta cyabaye rwose noneho abakunzi bacu rero mwarakoze guhitamo gutemberana natwe icyo nabizeza ntago nzabatenguha icyo musaba cyose ati twereke iki nzagishaka naba bahinzi mushaka kubona bari guhinga nzajya kuba bashakira mbabereke keretse icyo mutazansaba nizere ko rwose abantu bashaka kujya ku mazi uyu munsi munezerewe mwishimye mwishimane natwe ni na hanini cyane rero ni hanini cyane kuhagenda hari hakurya y'aho tuvuye hose twagerageje nyine kuhagenda ngo kugira ngo twereke abakunzi bacu nyine bashire amatsiko bishime bareba amazi igihe kirekire niyo mpamvu twahatembereye ngo tubereke ibyiza biri hano kabisa mujye mureba ukuntu ikiganiro kiba cyatugoye cyatuvunnye ahantu urugendo twatwaye ni amasaha menshi namwe muduhe sapoti murebe ibiganiro rwose sapoti y'abakunzi bacu turayishaka mujye mubireba mubisharinge mushyireho ibitekerezo byanyu muduhe kuraje kuri twishimane iyi niyo cano ubundi gabura abantu bose bakwiye kujya bareba hano nisemba beshya reka njye no mu mazi sha none se mbabeshye tu mu mazi ukuntu nyatinya kubi arantwara arakujyana wabibonye ko ari umuhengeri kandi ukaba yatinya kubi ose nta kintu mubona mbega byiza guys uzi ibyishimo mfite biraryoshye nuko ahubwo se oya kandagiramo ndagera hino nakubura shaka ahantu ni heza cyane rwose umuhereza agashow mwereke abakunzi bacu kabisa muzi ibyishimo biri muri ano mazi guys summer time
uyu wihunga hari ibyishimo byatanga komisiyo y'isereri utamenyereye wakwikanga. ni heza cyane, ni heza cyane uri hano mazi kabisa mu gihe noneho ndatose ndapfuye. None se ubu watubwira ko ari inshuro ya kangahe uje kuri beach? Njyewe nta sami iragera ndi hano muri iki gihugu ngo irangire ntagiyeyo. Nza kuri beach kabisa njyewe. Nose wabwira nk'umuntu uri mu Rwanda utarakandagira nk'ahantu nk'ahangaha uba wumva umerewe gute iyo urimo ahangaha gutya? Mana yanjye reka bagira ibyishimo umuntu aba afite. Wanavuga no mu ndimi. Wavuga mu ndimi uba ufite ibyishimo hano hantu iyo uhageze stress iki birashira kabisa. Uraruhuka. Ibyishimo mana yanjye. Guys nizere ko namwe mwishimye nkuko nishimye kabisa. Ni heza cyane. Bawinjoyinga. Noneho twebwe turi gutinya yuko dukoraho amazi hari abayarimo bari koga sha hagati mu nyanja. Kandi ubu ntiwatinyuka ngo woge. Wanjye se ko ntazi koga abafana ntago mbizi rwose. Utanteza abakunzi banjye bana. Abantu bari Gisenyi barimo baravuga ati tugeza basanzwe bazi koga. Sha nakurahiye turarara hano. Waba ugitashye ari wowe. Ahangaha ni heza cyane, ni heza cyane rwose. Niyo mpamvu iyi channel yitwa Temberana na hakurya. Hari ubwato hakurya hari. Bwato buri kure koko. Nta nubwo hapfa kubukurura ariko nyine ni inyanja ntabwo ubwato bwaburamo. Ariko hano hantu ni heza. Ewana tugiye kuharira n'udufoto twicare ku mucanga tuganire kabisa. Byari byiza cyane. Nizere ko namwe mwishimye. Arakujyana. Ntabwo njyana umura. Ahubwo nanjye ukuntu yatinyutse uyu munsi sinzi. Ndabona nanjye ndakurushije ubwiremeze. Utajya kure na kubura. Ntaho njya wumva. Utajya kure na kubura. Tujye gukina akavore natwe. Turanakina na vore. Se uno munsi abanyarwanda ntitubahaye shora. Turayibahaye ibyo badusabye twabibagejejeho. Ahasigaye reka tubasezere rwose tubabwire ngo mwakoze cyane kubana natwe gutemberana natwe. Imana ibaha umugisha turabakunda cyane ibintu mubisharinge muzabikunde igihe cyose byadutwaye byose twabikoze kubera mwebwe mwakoze. Imana ibaha umugisha ndabakunda. Bakoze byo kudukurikirana reba abandi basaza aho haruguru. Abo basaza n'umukecuru aho haruguru. Wabaje kwinjoyinga sha. Aho twebwe hari igihe iwacu baba barashaje batagishobora no kugenda pe. Nta muntu usaza wana. Gusaza ni mu mutwe. Iyo ubishaka ukireye ibyishimo. Kandi kwishima biroroshye ntabwo. Saza n'abakecuru bo mu Rwanda bacangamuke barya ubuzima nibwo isi itangiye aho. Nibwo bugitangira nibaza ku mazi. Bajya ku mazi. Cangamuke binjoyinge kabisa. Binjoyinge rwose. Murakoze cyane. Guys mwakoze cyane kubana natwe turabakunda. Bye.